iby'agakingirizo ujye ubimenya erega wasanga nanjye ntabyo nzi ariko sugar mami nabimwigisha azamwigisha uburyo bikoreshwa ariko njye nimwigisha agakingirizo nzamubwira igihe ariko nyine tujya muri bridal shower mukava muri bridal shower wenda mukayikora uyu munsi kandi bo baraye bakoze akazi so ntago siniba sorry ariko abahungu muri iki gihe abakirongorwa ari amasugi ni bakeya ko ntekereza ko kwigisha umwana wanjye muri bridal shower nibyo njya mbwira abantu uramwigisha sexe akurusha kuyikora ko ni ikintu cyiza kutibura noneho iyo utibuze bigutiza amaso yo kutabura n'umugabo kuko naramubuze ndabizi right iyo umugabo afite crise birazwi ahindurijwe hakuze ibiryo ntibihari Gasaro TV hari umama twaganiriye w'isaha ufite umwana w'umuhungu ageze nk'imyaka 18 wamugira inama yo kuba yajya gusambana ukamubwira uti wenda agakingirizo gakoreshwa gutyo ukaba wanakamugurira reka nkubwire tubyumve neza yego n'umwana wanjye yego sibyo si umwana wa rubanda yego ndi kubona hisi igeze YouTube izamwigisha okay subije nk'icyo nawe yansubije YouTube izamwigisha bari kuri Snapchat stories ziriho zirahamba Instagram byose Instagram hari ibyo abona ese mbere yuko mwasa mwereka biriya namubwizanyije langaje y'urukundo kuba namenya ko umuhungu wanjye afite umukopine hambwira sheri uzirinde shushu utazanzanira umwuzukuru hataragera yego igihe cyose azashaka kubikora usibye hariya ku mashini nye ntatagira nyine controle cyane ariko azajya avuga ati yo kakajambo mama yambwiye bizamubera impamba izabasha kugira gute kumufasha yego noneho nkanamubwira iyindi option excuse me for this abarokore wenda baraza kuntera nicyo kintu ngiye kukubwira nenge kuvuga ati ababyeyi baravuga ko icyo gihe waba umugire n'abari kumwereka inzira y'ubusambanyi ntabwo ari ngiye umwereka ibimwereka inzira y'ubusambanyi ni byinshi yego uyu munsi nawe twa tuzi ko agapfukamunwa bakambara muri salle dope ariko twese twambaye agapfukamunwa kuko niyo nzira isi yatweretse iratubwira ngo ikintu gishobora gutuma mubasha gukora ibintu uko mwipimisha kandi bakabakingira yego twarakingiwe kugira ngo tubashe kugira ibitaramo n'ibindi bintu byose bitandukanye kuki ngewe ko ndusha umutima nkarusha ijwi ryiza isi ku mwana wanjye kuki nashobora kumufata ngo isi ntikugirira impuhwe isi iragusherisa ikakujugunya ariko nge nzakugirira impuhwe kuko nubwo wapfa uzabura uwanjye nubwo waba ikigoryi uzaba ikigoryi cyanjye cya mama icyo ngomba gukora ni nkwereke option zihari wagiye gukreye agakingirizo sinzi icyo yatekereje ariko nuko yari yabonye ikibazo gikomeye exactly ni nkubwiye nti mwana we igihe basi uzumva byanze ariko ujye umbabura umbwire dusenga yego urumva umubyeyi n'uyu munsi ntubona ko nkuze ariko mama ari bite wariye subona mwese ari arahangayitse azarinda kecura nanjye nkecura cyane kandi akihangayitse cyane nimfashite umwana wanjye mgendera sheri iby'agakingirizo ujye ubimenya erega wasanga nanjye ntabyo nzi ariko show me how nyereka yego igihe basi bizaba byanze kuko urabizi nawe ubwawe ujye ubigwamo na papa wajya abigwamo na papa nene sibwo ngo kuki ntashobora kubwiza umwana wanjye ukuri ubwire ntibasi mwana wanjye hari ibintu byaje byitwa agakingirizo more recherche kuri ako gakingirizo ubwire ntariko ujye umenya yuko hari Imana mwigisha iby'ubumana ariko mwigishe n'iby'isi imbaraga z'Imana uzagira kuko nanjye hari aho bishobora kugera wenda ndi kubara nkavuga reka nigire gutya n'isi iratwereka ibigeragezo byinshi ariko nigisha umwana wanjye agakingirizo sinzamubwiye ngo jya gusambana ahubwo nzaba nigishije umwana wanjye ikintu kizaguba mu mutwe ko nzagikorana urukundo so kuba nakwigisha umwana wanjye preservatif ntabwo ari icyaha kuri ngewe si icyaha kuko ntayimwigisha mami shuga azabimwigisha shuga mami arahari ariko nge nibimwigisha ntago azabikura mu mutwe we ariko sugar mami nabimwigisha azamwigisha uburyo bikoreshwa ariko nge nimwigisha agakingirizo nzamubwira igihe kiri ngombwa n'ikitari ngombwa ko ashobora no kwihangana akakagendana ariko ntagakoresha so what I have to do is to educate no educatinga umuhungu wanjye cyangwa se umwana wanjye nimbwira umwana wanjye nkamubwira nti chérie umuntu natangira kukubwira ngo telefone nzakugura iPhone fax similari 5 simbiza aho biba bigeze nzakugurira iPhone n'ibiki byose nzamubwira sheri uyu munsi simfite iPhone ariko mfite wowe
ariko umuntu nta ibibengerana byose ntago ari zahabu umuntu ntazaguha iPhone ngo nkubure mwana wanjye kandi nziyaranje asenga Imana izayiguha uziga kandi uzabasha kuyigeraho mwana wanjye murememe icyizere cyuko iPhone utayihabwa n'abashuga daddy ahubwo iPhone nubwo ntafite ubushobozi bwo kurikugurira ariko wowe uzayigura kandi nanjye uyigurira ni icyizere nzarema mu mwana wanjye niko mbyumva simbizi ariko mumbabarira abadukurikiranye niko mbyumva kuko icyo gihe mu mama nawe yamaye urugero ati agiye noneho aho kugira ngo akazana iyo sida cyangwa se agatera inda byagenda bite ati ngewe n'agakingirizo nakamugurira nyine icyo ndi kukubwira ni uko ngewe nzamubwira ahantu biba ngombwa nibiramuka ariko nahura na shuga mami azamubwira ati fungura noneho ugire gutya ubwo urumva se uzaba mubwiza ukuri arinde nanjye atuka nambwira shushu ugiye muri party are you okay do you think you okay kubera iki kubera ko nafunguye cya kintu cyitwa umuyoboro wa conversation tugira ibyago bwo kutaganira n'ababyeyi bacu n'abana cyangwa se n'ababyeyi bacu nago nyine hari cya kintu cyitwa umuco tugarukeho hari ikintu cyitwa umuco ishema ry'umuryango ese najya kubwira umwana nyamara umwana arabizi yuko nyine none se kunyine se navuye umwana akuze ababyeyi kera yakubwira ati ni mu mukondo uyu munsi umwana w'imyaka 10 azaho umwana aturuka nese YouTube ntihari amurusha YouTube noneho ibiri kuri YouTube uwo mwana wamuhaye education yo kumenya indimi YouTube bisobanura neza mu zindi ndimi cyane the baby comes from here and you do this the baby to arabizi kukurusha ukubiza ahubwo wowe wabigiye mutabizi nawe ushobora kuba aragiye kubyara uzi ko azaturuka mu mukondo ariko abikige ntago ariko bimeze turi uyu munsi abana b'uyu munsi ni vision ni vision ariko it's a blessing it's a new generation ni generation tugomba kugirira ishyari ariko tukabagirira ishyari tutabakanira iyo umukaniye cyane akwereka yuko ingufuri zose azikuzifunga azi password zose wowe nta nizo hari ikibazo ngiye kwibaza ali usanga ababyeyi batinya kuganira n'abana ugasanga umubyeyi kuganiza umukobwa njya mbibona ugasanga muri blood shower umubyeyi barigisha umwana ahubwo akagira isoni akanaba yanasohoka nukubera yuko ntabwo nave bababyeyi bacu nabo ntabyo babonye ntabyo bigize babona nyine kera waganirizwaga na shangazi bakagushyira ku ruhande ariko ntabwo wigize ubona tete mama na mama bari kuganira so byari ibintu nyine bihabanye n'umuco ariko icyo gihe ntabwo twagiraga Instagram ntabwo twagiraga izi social media za Twitter zose ariko nyine tujya muri bridal shower mukava muri bridal shower wenda mukayikora uyu munsi kandi bo baraye bakoze akazi so ntago siniba sorry ariko icyo tugomba kwigisha abana bacu baraye bakoze akazi ari nukansetse none se sibyo nese nkubeshye abahungu muri iki gihe abakirongorwa ari amasugi ni bakeya ariko ntekereza ko kwigisha umwana wanjye muri bridal shower nibyo njya mbwira abantu uramwigisha sex akurusha kuyikora nese sibyo ariko ari kukigira ukuri kwinshi wenda kwakundi nyine ni amahane ariko nekereza yuko se ariko nibyo pe ahubwo nakwigisha umwana wanjye uko urugo rumera namwigisha indangagaciro z'urugo namwigisha imbaraga zo kwihangana imbaraga zo kubabarira imbaraga zo gusenga imbaraga za communication nkamubwiza ukuri kuri jani yanjye namara kumubwiza ukuri kuri jani yanjye nkamubwira ntuzajya wibuka utwanjye ntago zubakwa kimwe ntabwo zisa so kuri sexe arabizi cyane kukurusha ahubwo nyine azicara byumva ajya avuga ati dore basaba bazangara iharo twigize kujya yarambwira ati zira bazanga zankesheje umwanya ndimbuke ati kuryo n'umuti ariko nibyo ali najya Brachani igize kujya bo umukobwa ati erega nonde yabyararangiye tubundi n'umuhanga ubusigaye ariko icyo navuga icyo ugomba kwigisha wenda muri iyi minsi abakobwa bacu ntago bazi guteka ntago bazi gufata umwengo bakubure hari ibintu byiza hari imico myiza abamama tutakigira umunsi so gusasa nabyo barabimenye kandi ariko se nigishe ntekereza ko ngiye bridal shower nyinshi njyamo nigisha umuntu kutibura ariko ni ikintu cyiza kutibura noneho iyo utibuze bigutiza amaso yo kutabura n'umugabo kuko naramubuze ndabizi right so nkamwigisha yuko umugore
uhagacira undi mugore bivamo ikintu yego so ariko nintakwigisha ibyo ngo nkubwire uburyo umuntu utarurayemo atagomba kurusenya ntacyo nzaba nkumariye ari kuri wowe blood shower ubona uko ubibona nkawe ikwiye yes ntabwo tubikora kimwe ariko ubundi blood shower yakagombye kuba par contre ikaba chicken party yego chicken party niba shangazi tantine uzi guteka pilau yego nyereka izo ingredient nanjye urabizi ko umuntu ateka agenda yiyongera noneho ikindi kikaba ikintu cyo gusapotingana pana ikintu cyo guslayinga uzi impamvu nari nkukubajije usanga ngewe uko nabibonye ndavuga nka Sandrine ugasanga wa muntu ndetse ngewe wenda hari ingero nyinshi mba mfite ugasanga wa muntu urugo rusa naho rwananiye wa muntu ufite urugo rubi blood shower kaza kigisha mbese ibintu urugo nijuru rito akakwereka urugo mbese bafata umugabo gutya ngewe nkibaza ikibazo uraza kumfasha urwo rugakwereka ko narwo afite nyine gitanga icyo utahawe nicyo kibazo nagira ibibazo nawe ushobora kuba urimo n'imvura nkuvure ntabwo ari ariko ibintu byiza bihari nuko dufite abagore b'icyitegererezo mu bintu runaka ushobora kuba urugo rwarananiye ariko nzi gukora isuku mu rugo yego shobora kuba wenda narakubititse kuko hari abantu benshi nyine abagore bajya kwigisha ngira amahirwe kuganira n'abakobwa kandi gatse nkuri yabavuga iki umugabo we niwe wanguriye ibi ngibi twivire muri trip exactly nibyo nari ndi kwibaza ariko ikintu nshaka kuvuga nakoze projet ya bridal shower Imana izamfasha ikomere Imana izamfasha ihame kuko numva yuko nkeneye yuko amenya ukuri arakuzi ibyo uri kumwigisha arabikurusha ariko akeneye ko umubwiza ukuri kurwo sibyo iyo umugabo afite crise birazwi ahindurijwe hakuze ibiryo ntibihari siko mwashyizeho umunyu mwinshi yasi uyu munyu ariko ukamubwira ko biramutse bibaye umubwira uti shushure kanze mbihindure ufata ka gasorere karimo imvange ukagera muri cuisine ukagaruka uti mwami Yesu mushoboza ukakagarura agira ngo bikwiye kuziko yego ati ntubona se kandi ntacyo uhinduye ariko rero mu gihe nzagenda mbwira wagiye muri restaurant waciye aha wagiye witekera jya kwa nyoko hari n'abavuga gutya so nimbwiza wa mwana w'umukobwa ukuri mubwire ko umugabo ufite crise ahindurijwe umugabo ufite amafaranga nawe ahindurijwe kandi yahindurijwe ahindura n'imikorere ahinjira ati shushu urashaka igitenge kandi hanze avuye gutanga amakanzu uzabyifata mute so kuri bridal shower Imana sinzi hari project nanditse ariko nyine ugasanga nyine umumama amaze imyaka 15 mu rugo mwaje guserebra ukabona imikori yuzuye umumama bite nigize ari umumama nkunda cyane twa Bisa akora decoration yahuye n'ibibazo byinshi cyane ku buryo najyaga mbwira se ubuntu utarasaza ati reka danjye mbibona nk'ibibambye ibibazo yahuye nabyo ubundi yakagombye kuba ajya gutegura agafata wenda nk'amasogisi akashyira kuri saramanje agafata wenda n'imisatsi akayishyira mu gikombe ariko Bisa usanga utuntu twose turi clean iwe Bisa uranyigisha ntago uvuga uranyigisha nigize kumuha ikiganiro aganiriza ababyeyi abaganiriza abantu bose aha bakazo gato uburyo ufata umukeka wawe ukawugira ikintu kimeze nk'itapi red carpet dukeneye abantu yego ibibazo birahari mu ngo kandi bizahoraho ariko dukeneye abantu badudu tips ese crise yaje byagenda gute zivange n'ubunyobwa wenda mu rugo abakwizine bari guteka ariko mu rugo narahavuye barambwira ngo urabeho nyamibwa ikeyewe uwamwiza uduteye irungu nyiraba yazana ninde ugukuye mu rungano iyo bakubwira ngo nyiraba yazana abakubwiye ngo baby there is something you are going to get there are you ready nyiraba yazana niko yiswe muri ya mitima izibiri hari ariko wajya muri bridal shower nazageza ujye ufungura uturase ugire gutya umukarabye mu mutwe umukube mu matwi najya kugenda upfukame mu gitondo tegure breakfast z'ubwoko bwose no anyway uzanshake for bridal shower kuko mfite Ali ku mugano we tunagana ku musozo ndabizi gahunda nyuma ufite reka nkurekuri nkubaza ibibazo bibiri tunasoza uyu munsi noneho ni cyo kintu ubona ku mbuga nkoranyambaga kikakubabaza nk'umuntu ubaha Imana ikintu mbona ku nkoranyambaga kikambabaza ni uburyo depression yose nihiri
umuntu ashobora kugira depression akabigira mu buryo bwiza kuko twinjiye muri depression ntago twavamo ariko burya iyo mbona umuntu ku mbuga nkoranyambaga nkabona n'umukobwa uzi agaciro nyine ko kwiyambika yego ukabona bashyira akayiswime ukabona ameze gutya nkabona ku mbuga nkoranyambaga umuntu ari gutuka undi nkabona ku mbuga nkoranyambaga umuntu ari kubeshyera Imana. YouTube channel uyu munsi back to the Christian because I'm Christian. Ukabona umuntu ari kuvuga yes agize gutya nyuma ya YouTube channel ugahita usanga sasa ni uri gufata abana ku ngufu ni uri gusambanya abagore babandi abagabo babandi biramba safemal kuko YouTube channel cyane kuri Christianity ni urusengero rwigenga nta mategeko ariho nta kora ririho ntaki so ugasanga umuntu ari mu binyoma ugasanga umuntu arabeshyira ndi kuri YouTube channel kugira ngo yangize undi hari kwicana kwinshi ibyo birambabaza ariko nkavuga ngo mana ngiye nkunda kuvuga ngo marayika ushinzwe kweditinga nagendeye editinge ko ntacyo nabona nabikoraho kandi bitagomba kungera mu matwi n'ibizangira no mu maso yanjye ndetse no ku rubyaro rwanjye so ndabibona nkasenga ikiganiro cyawe ndumva tutakirangiza kaka dusoza ikibazo cya nyuma ni wabonye umwana ugukunda ndamuvuga mama Rusi yaramubwira ati ndakwinginze buri bitaline gahongayire azatubwira ibisabwa byose kugira ngo byibuze umwana wacu babe bahura byibuze amubwire aho umwana avuze ati niyo nabona Aline nkipfira ntazapfa zaramisha Sandra uyu munsi noneho gira icyo umupromising usabye ashaka kubona cyangwa se ntabone kubona nabyo abana teenagers ndashima Imana ko yampaye gukundwa n'abana kandi mbiha agaciro umwana akavuga ndashaka kumera nka Tantina Aline I appreciate biranezeza iyo ndi kubona ikibebe kitazi kurimba kiri muri anyugwe uranyurwa sepucuru urazi kunyugwa yariyo ariko ni ikintu nasabye Imana so ntago umwanya nawe amaze kukibona nakijugunya so icyo nshaka kumubwira ndetse n'abandi bose nuko covid irakapu nari narapanze gahunda yo kuzabonana nabo ariko nkuko wabibonye ndaguha adresse yo kuri ofisi kuko baba bafite gahunda nyinshi kandi nshaka kuzubahiriza noneho tuzapange nawe bigire mu ruhare tuzareba uko tubonana ndetse no mubyeyi ndamushimiye nuriya mwana ndamushimiye n'abandi bana bafite bamagurikije Kigali kubera wowe ngo ngende bakugeze ubutumwa Imana ibaha umugisha kandi ngo babakiriye neza cyane kuko Tanzania twari tutarahura muri Rwamagana ni byiza Imana ibaha umugisha kuntu babakiriye so ariko kubona nabwo tuzabonana amen ndabyemeye tuzabonana tuzabipanga hanyuma turebe ukuntu tubonana vuba ariko icyo nabwira umwana w'umukobwa hano hanze agaciro kawe karusha ibyo ushaka by'agaciro yes mu rugo muri abakene ariko ntabwo kwigurisha ari byo bizaguha ubukire hari abashobora kuvuga ngo barabikoze birashoboka ariko uyu munsi ntago batekanye cyane kuko hano hanze hari ibintu bibi bazagusambanya mu buryo butari bubi nyabuneka ntuzabikimuga ntuzagira ubumuga bw'amateka ahubwo muri wowe handa gusenga kubaha uvuge ngo bino bihe ntago bizampindura nzabihindura kandi ukunde kwiga ushobora kuvuga ngo nta bushobozi mfite bwo kwiga ariko buri opportunity yose ubonye iga shaka usuka kwigishe gusuka shaka usiga makiyaje kwigishe ku maki shaka uzi gupresenting umbwira uti nanjye mpa mikoro ndeko nabishobora ariko witanga ubusugi bwawe wikwitanga kugira ngo ubashe gucungura kandi nzi ko waducunguye azaca inzira nta kabuza amen reka dusoze nukuri ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima kandi iki kiganiro cyawutanze hari icyo nkuyemo hari byinshi nanize uretse mu kiganiro ntavugira aha nukuri iki kiganiro hari byinshi bari bukuremo sibyo nukuri ndagushimiye cyane ku mwanya we kandi n'ikindi gihe tuzakubona nzi ko ukunda abakobwa ababyeyi abakobwa biranange reka ngushimire ko wafashe intambwe ugafata mikoro ukaba ijwi ry'abantu benshi hari abantu benshi batiyahura kubera ko bumvisha amagambo wavuze hari abantu benshi bamenya ukuri kubera amagambo wavuze so Agasaro TV Imana ikwagure kuko
iyo Imana yagusukiyemo nta wundi muntu wakoraho. Imana iguha umugisha, ikomeze ikwagure, ejo bundi uzaba ufite studio yawe nawe warakoze ku bijwi ry'abantu benshi cyane, ntago wagenda ntagushimiye. God bless you. Yeah, amen. Gasaro TV.